baraba bakubona transaction zose wakoze aho amafaranga yavuye haragaragara naho yagiye haragaragara ku buryo batabasha kuyoberwa wabikoze uvuga ngo ikosa ryose wakora system ihita kubona. Ni gute ayo mafaranga yaza akajya ku muntu udafite ubumenyi, umuntu nakwita usanzwe ari umukene utaratunga na miliyoni imwe, abantu bakibaza ati ibyo bintu birashoboka cyangwa ahubwo ni igihuha? Ibyo bintu birashoboka cyane ko turi kwinjira mu isi yitwa financial freedom. Tubaha ikaze nanone mwese mudukurikiye aho muri mu bice bitandukanye by'isi, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Kongo, abari muri Uganda ndetse n'abari muri Afrika hose, ariko by'umwihariko reka dusuze abadukurikiye bari hakurya y'amazi magari, ubwo ndavuga muri Amerika ndetse no mu Burayi. Mwese turabizi ko mudukurikiye hano kuri PN4 Africa. By'umwihariko rero hari benshi bakomeje kugenda badusaba ko twazabazanira witwa Shaom. Uyu nguyu ni umuntu w'umuhanga bitewe na commentaire twagiye tubona z'abamwifuje, bavuga bati uwo muntu arabizi ibyo muvuga, yagira icyo abunganira, hari icyo yabafasha kugira ngo ubwo bumenyi mutanga nawe agire uruhare yabivugaho. Ngira ngo ku murongo wa telefone rero twagize amahirwe yo kuba dufite uyu Shaom. Reka tutangire tumusuza. Muraho neza bwana Shaom? Muraho neza, murakomeye. Yego. Ngira ngo nawaze nkubwira ko hari abakunzi benshi bawe bagiye bavuga bati umuzadushakira uyu muntu witwa Shaom. Ati Shaom ni umuntu ubizi cyane. Wenda mbere yuko tuganira watwibwira kugira ngo tumenye neza ndetse n'abatakuzi babashe kuba bakumenya, tuganire tuziranye. Nta kibazo. Ubundi nitwa Showam, ntabwo Showemo. Ni Showam Benoit, aba ndi umupiyoniya cyangwa se mpagarariye zimwe muri kampani zishamikiye ku mushinga wa Pi Network. Pi Network ni umushinga wabaciye kuri Web 3 cyangwa se generation nshyashya turi kwinjiramo ikoranabuhanga iri ku muvuduko ugera byibuze kuri miliyoni 7 ku isegonda by transaction, kandi ziri cross border ndetse ari cryptocurrency ndetse na digital currency cyangwa se CBDC, Central Bank and Digital Currency. Rero nkaba nkamagarira mu company yitwa Pilot ishinzwe ubwikorezi bwambukiranya imipaka, ariko yubakiye kuri platform nayo ya Web 3 muri rusange. Rero iyo ngiyo ikaba ariyo banziho n'ubundi. Nkaba mfite ikinyamakuru cyitwa Pilot Rwanda, niho tunyuza ibyo bikaniro byose bigihagarariye iyo kampani yacu, tukagenda tunakora n'ibindi bikorwa bya Pilot mu gihugu muri rusange, nubwo akazi kataratangira neza. Ariko muri rusange Showam ni umuntu watangiye kuri cryptocurrency guhera 2015 ubwo natangiye kuyinjiramo, ngenda niga ibintu byinshi cyane. Icyo gihe nigaga IPRS mu mashuri yisumbuye, niga mu wa gatandatu Kicukiro, nuko ninjira muri crypto gutyo kugeza uyu munsi. Ubwo rero maze kugenda nigamo ibintu byinshi cyane, n'ubu ndacyakomeje kwiga n'ibirarangira. Yego. Aho ngaho natangiriye kwinjira muri crypto uhereye icyo gihe. Birumvikana ko wa mugani ibyo bintu maze iminsi, ariko nyemerera tuganire kuri iyo Pi Network. Hari umwe mu bo twatumiye ubushize witwa Bosco, yahoze atuganiriza ibya Pi Network ndetse n'ibyo bya Web 3 yabikomojeho. Ubundi dusobanurire nkawe, wenda tutitaye ku byo Bosco yadusobanuriye, ubundi iyo tuvuze Pi Network umuntu yakumva ari biki? Pi Network ubundi ni faranga rya cryptocurrency, ariko riri cryptocurrency rikaba na digital currency. Iyo tuvuze cryptocurrency tuvuze faranga rimanagingwa n'umuntu ku giti cye, umuntu wenyine urifite access, urifite kubera uburyo riba ryubatswemo, akabasha kuyakoresha nta muntu wari wese umubangamiye cyangwa se igikorwa icyo ari cyo cyose, rifite ingano yaryo. Ariko iyo tuvuze digital currency bari faranga rimanagingwa na banki nkuru y'igihugu ku murongo wabo bashyizeho, rikaba ari ryo rigenderaho. Rero cryptocurrency iri digital currency ndetse ikaba na cryptocurrency, byumvikana ko yo izi itandukana n'andi macrypto yose asanzwe abaho. Nk'urugero kuri Bitcoin yo yari cryptocurrency gusa,
leta n'imwe yabashaga kuba yayimanaginga cyangwa se ngo ikoresha, ahubwo ikaba nta na leta zagiye zemerera abaturage kuba bakwihutira kurikoresha badafite ubumenyi, kubera ko riri volatile cyangwa se rihindagurika umunsi ku wundi. Ariko Pi Network yaje kuvugurura ibyo Bitcoin itagezeho. Pi Network yubatswe n'umugabo witwa Dr. Nicholas, umwarimu muri Stanford University, ndetse n'umudamu we bafatanyije. Abo ngabo rero babashije kuza guhindura ibyo Bitcoin itagezeho kugira ngo babe bayikoresha muri industry nshya turi kwinjiramo yo guhindura ubukungu bw'isi dusanzwe tugenderaho. Ubukungu bw'isi burimo baravugururwa uyu munsi. Ushaka ntabwo wabura kuvuga ko hari kuba intambara y'ubukungu ku isi hose, bugenda buhindagurika tuva mu cyiciro kimwe tujya mu kindi cy'ubukungu buvuguruye, kuko ubukungu bwa mbere bwari burimo ibintu byinshi bituma amafaranga ashobora kuba yanyerezwa. Habamo ibikorwa byo gucuruza abana, gucuruza intwaro, intambara n'ibindi byinshi, no kunyereza umutungo. Ibyo ngibyo Pi Network ari nibyo yaje kuvugurura kugira ngo bubake ifaranga ritazashobora kuba hakorerwamo ibyo bintu, rikaba ari ifaranga ryizewe kandi rinyura mu mucyo, transaction zose wakora ziri transparent. Niyo mpamvu Pi Network rero ntabwo yaje yubakwa nk'ifaranga rya cryptocurrency gusa, ahubwo yaje yubatswe nanone ishingiye ku cyitwa IOS, International Organization for Standardization 2022, ibasha kumanaginga data za banke binyuriye muri iyo standard bank zisanzwe zikoreshwa ariyo Swift system. Iyo IOS 2022 niyo rero ibasha kumanaginga uburyo amafaranga yoherezwamo, bakumira icyitwa anti money laundering, bikabasha kumanukira muri systeme nshya yitwa XLP Ledger, imanukira nanone ku kindi cyitwa Stellar Network. Stellar Network rero ikaba ariyo blockchain inyuramo izo transactions zose turimo turavuga, zambukiranya imipaka ariko nanone ziri transparent, amafaranga bakamenya ahantu avuye ndetse n'ahantu agiye. Ari naho bitugaruka kuri cyane natangiye mvuga ngo iri crypto kandi ikabona digital currency. Niba inyura kuri Stellar kandi kabinyura kuri IOS 2022, iyo ngiyo ituma amafaranga abantu mbere bakoraga ibikorwa bitewe n'amategeko, abacuruza intwaro, abacuruza ibice by'imibiri y'abantu, abacuruza abantu, amafaranga yabo bayabika muri Bitcoin. Ariko uyu munsi ntabwo bishoboka ko wafata amafaranga bakuye muri ibyo bikorwa ngo yanyuze muri Pi Network cyangwa se ahandi kuri iyo system maze kuvuga irimo IOS, International cyangwa se tuvuge ISO niko abantu bayimenyereye, International Organization for Standardization 2022, ngo ubashe kohereza ayo mafaranga kuko ari transparent. Baraba bakubona transaction zose wakoze, aho amafaranga yavuye haragaragara, naho yagiye haragaragara, ku buryo batabasha kuyoberwa uwabikoze. Uvuga ngo ikosa ryose wakora, system ihita ikubona, ikaba yahagarika umutungo wawe, nawe ubwawe bakakugeraho bitewe naho uherereye hose, binyuriye kuri iyo Stellar. Ndimo ndavuga yo tugenda tuyigaruka cyane tuvuga Pi Network. Stellar rero yubakiye kuri cross border transaction z'amabanke ndetse n'iz'abaturage. Ubwo no kuvuga ngo banke z'ubwazo zishobora no kuba zakwihuza na blockchain kugira ngo zibashe kumanaginga transaction zabo, amafaranga babe bayazi, uburyo amafaranga arimo arakoreshwa n'abaturage ku isi hose uko yabangana kose, babe babasha kubona imibare yabo, babone aho yavuye ndetse n'aho yagiye, ariko nanone batabasha kuba babangamira umuntu wari wese wayakoresheje mu bikorwa bya nyabyo, mu bikorwa bizima byo kubaka igihugu cyangwa se gukora imirimo rusange. Ariko uwayakoresheje nabi we data zitazimugaragaza, bakaba banamufata ibyaha bitaragera kure cyane. Rero Pi Network nicyo kintu yaje kubaka kugira ngo ibashe guhuza banke zose, bazicaze kuri blockchain, zibashe kuba amafaranga yavaho ay'inote n'ibiceri, kugira ngo habagabanye icyitwa inflation kijya kibaho kuri ano mafaranga, cyane ko no kuyaprintinga bitwara
bije nyinshi cyane ndetse no kuyatwika bigatwara indi nyinshi cyane. Niyo mpamvu bahisemo gukoresha amafaranga adafatika, ari niyo mpamvu buri bihugu byose ku isi yose hirya no hino byose ubu ngubu bihugiye mu kureba ukuntu byakubaka icyo bita CBDC yabo ibasha kuba yakwentegratinga kuri iyo iOS 2022 kugira ngo babashe kumanaginga data z'abaturage n'amafaranga yabo nta kibazo kirimo, kandi ari igihugu gitera imbere mu iterambere ry'ikoranabuhanga ndetse babashe no kumanaginga amafaranga neza, kandi n'abaturage bose babashe kuba babigiramo inyungu. Iyo Pi Network akaba ari umushinga bari kubaka umaze n'igihe kirekire cyane wubakwa, ubu ngubu ukaba urimo uragera ku iherezo ryawo. Bakaba barateguye n'uburyo amabanki azihuza nayo binyuze mu cyitwa Pineso. Pineso ni bridge ihuza banki ndetse na blockchain kugira ngo banki zose zibashe kuba zakwikonekitaho. Numva ari uko nasobanura muri make muri kano kanya. Yego, urakoze cyane, ubisobanuye mu buryo burambuye. Ariko tugarutse kuri icyo kintu uvuze uti ni iyi Pi Network ni crypto nanone ikaba na digital currency. Ibyo bintu ibihuza gute? Kandi twumva ko digital currency ari ifaranga rigomba kuzajya rigenzurwa n'amabanki y'ibihugu, mu gihe crypto yo ari ifaranga utapfa kugenzura, ari ifaranga rigenzurwa n'umuntu ku giti cye. Ibyo bintu izabihuza gute? Nibyo navuze, ikintu cyitwa iOS International Organization for Standardization 2022. Izo ngizo ubundi ubusanzwe buri banki yose igira icyo bita Swift system. Swift system ibasha kumanaginga transactions z'abantu ndetse nazo ubwazo zikabasha guhanahana amakuru ku isi yose uko zikorana, byose binyura muri Swift system yazo. Swift system rero yari hari ya mbere yagiye igaragaza ko hanyuramo ibyo byose navuze, anti money laundering cyangwa se guhisha amafaranga mu buryo busanzwe, kugira ngo ujye ubona ko ujya kumva ngo banki ngo zibwe ukabona amafaranga uri kuyabona mu mpapuro mu mibare, ariko wajya muri box ahantu babitse ugasanga ntayarimo. Ibyo ngibyo byose rero iyo Swift system ni intege nkeya yari ifite yo kuba itabasha kumanaginga ibyo bintu kugeza no kuri za ruswa zitanga amafaranga. Rero ino standard bamaze kubaka Swift system nshya yitwa iOS 2022, yo ubwayo ukuntu yubatse ntabwo ubasha kuba wanyereza umutungo cyangwa se ngo ubike amafaranga mu buryo butagaragara ngo ube wabihishamo, kuko yubakiye ku cyitwa XLP ledger. Iyo ledger nibasha kubika data z'abacuruzi bose, ibikorwa byose bakora mu bucuruzi bwabyo kugeza no kuri IBM machine, ibasha kubika izo data transactions wakora, babasha kuba babimenya amafaranga aho yavuye ndetse naho yagiye. Iyo Swift system rero turi kuvuga nshyashya yitwa iOS 2022, buri banki yose ishobora kwa upgrading Swift system yose ifite ikashyira kuri iyo Swift system nshyashya, noneho amafaranga yabo uko aflowing bayohereza uko agenda akurikirana, banki ikabasha kuba yamenya amafaranga ya nyayo n'ataranya ndetse bakamenya naho yavuye binyuriye muri iyo ntuzi. Rero Pi Network yubashije kubaka iryo koranabuhanga, ntabwo ari yo yonyine, n'ibyo bigo ndi kuvuga nk'iyo XLP ledger ibarirwa muri company yitwa Ripple ni ifite coin yitwa XLP. Izo coin ndi kuvuga uko ari ebyiri, XLP tukaza no kuyitwa Stellar Lumen zifite XLM, uko ari eshatu nizo iya turi kwinjiramo. Ntabwo Pi Network igenda yonyine, ibyo byose babihurije hamwe rero bibyara ikipe ishobora gusanga kuri blockchain ufite batagukoresha mu buryo biboneyemo ngo bakoresha nabi, kandi n'umuntu umutungo afite kuri we gusa nta murundi mu winjiramo ngo ugire, kuko nta hacking ko yubakiye ku cyitwa quantum financial system. Ibasha kumanage transactions za buri umuntu wese, kandi ziri cryptic ku buryo badashobora kuyinjiramo bufunze kurusha ubwari bwahozeho na mbere hose, bwagarukaga kuri
Mossad satellite. Uyu munsi rero finance bari kuyimura bayikura kuri Mossad satellite bayishyira kuri Starlink satellite muri Quantum Financial System. Ibyo ngibyo bigatuma rero amafaranga afite aba ayafite ku giti cye agaragara bigaragara kuko aba yarakozemo ikintu cyitwa KYC as known as your customer, kugira ngo nyumukira no kubashyizemo ibyangombwa byawe byose ku by'ikintu cyose wakora kitemewe n'amategeko bahita bakubona, ndetse bakabona n'ahantu herereye, ndetse bakanahagarika kitaragera iyo kijya. Rero umuntu amafaranga ye aba abitsemo arimo arayakoresha we ubwe kibera banki ku giti cye, yamara kuba banki ku giti cye ikamuhuza na banki y'iwabo mu binyure muri ya CBDC buri gihugu cyubatse, akabasha gukomvata amafaranga ayashyira mu gihugu cy'iwabo, ariko nanone kuri rate yashyizweho n'igihugu cye ariyo banki yashyizeho, kugira ngo hatabaho inflation mu gihugu cy'iwabo, ahubwo bakagena ingano y'amafaranga ashobora kuba yakoresha yabikuza abitaje kwangiza. Ibyo byose rero ibintu byamaze gutegurwa ku buryo banki ibasha kuguhuza n'amabanki kandi ikibazo cyose kigakemukiramo aho ukujemo hagati ubajemo hagati weho n'ikigo cyawe mukorana cyangwa se no mu bucuruzi bwawe. Rero aho ngaho niho digital currency iziramo, ariko tuvuze cryptocurrency n'ubundi haba harimo wa mwihariko ko amafaranga yawe nta muntu n'umwe ushobora kuba yayakwiba cyangwa se ngo ayakwambure mu buryo bwitwaje imbaraga izo arizo zose ngo bikwambura, ahubwo akabasha kubona uko amafaranga wangana n'uko urimo yakoresha byose bakabibona, ariko batakubangamiye kandi nawe utabangamiye igihugu ushobora guteza umutekano mukeya. Naho ngaho byigize mpande kuri ebyiri zibasha guhuzwa, bikaba win-win kuri guverinoma no gukoresha CBDC yayo mu nyungu rusange z'igihugu, ndetse bikaba n'umukiriya nawe agakoresha amafaranga ye mu nyungu zimubyarira inyungu, ndetse n'igihugu cyo muri rusange bihuriye hamwe. Uvuga ngo ubwo ari cryptocurrency nta muntu wayikwaka, ariko none ikaba na digital currency kuko iguhuza n'igihugu cyawe na banki yawe binyuriye kuri cya kintu cyose kuvuga cyitwa Paineso. Paineso ni cyo kiraro gihuza banki na cryptocurrency mu buryo bumanukiye. Byari byose navuze za anti-money laundering arizo bituruka kuri SWIFT system cyitwa IOS, International Organization for Standardization 2022, bigahita bizamukira kuri Stellar Ledger, ibasha kumanaginga ibikorwa byanyu byose mu bintu bya cryptocurrency no muri business zigiye zitandukanye mukora. Ugeze dutangira wavuze ku bijyanye na Pi Network ko iri ku musozo, no mushinga ngo ugiye kutangira vuba ahangaha, ariko yemerera ndahita guhamagara onda tugaruka ku bijyanye naho igihe bizatangira ndetse n'icyo abantu bakwitega mu biri imbere. Nyemerera nongere ngo guhamagare mu kanya numva network zitameze neza. Yego nta kibazo. Yes, ngira ngo network zazicitse. Reka twongere rero tugwikaza nanone, ariko by'umwihariko mu kugira ngo dusobanukirwe byinshi n'ibi by'ikoranabuhanga biri kugenda biza, technology kugenda ihinduka, ibyo bya Web3, amakuru avuga ko Web3 igiye kongera kuza, internet igahindura ibintu byinshi cyane, no byose hakazaho internet of things. Ubu dukoresha internet of people, ariko hagiye kuzazana internet of things. Reka rero tubanze twongere duhamagare Shaom, numwe mu bantu bafite icyo bazi kuri ibi bintu by'ikoranabuhanga biri kugenda biza. Reka tubanze tumusobanuze, ndetse kandi tumwe n'umwanya akomeze atuganirize, tukomeze ikindi twunguke byinshi, twunguke ubumenyi, kuko ngira ngo icyo abantu benshi bategereje muri iki gihe ni ukunguka ubumenyi, kuko turabizi neza ko ari abantu badasoma. Abantu badasoma rero namwe tuba twaje kugira ngo tubafashe. Ikindi nanone kandi bura gusaranganya amakuru ni ikintu cy'ingenzi. Ngira ngo mu kanya turi kubabwira ko telefone yari twari gushakisha Shaom, none turamubonye. Bwana Shaom, ngira ngo twongere tuguhe ikaze, ariko tuhite tunakubaza, iyo abantu bari kuvuga ngo Pi Network usa nkaho umva ko bamaze iminsi babirimo ibi bintu, abo twaganiriye bavuze ko hashize imyaka 4 bakora icyitwa mining, bamininga, ariko bakibaza ati se tuzakunze tumining kugira ryari. Twagira ngo ubamare impungenge abantu nk'abo, ubabwire ese Pi Network
nkawe nk'umuntu uyirimo uyibamo uyisobanukiwe, amaherezo yayo ni ayahe? N'umushinga uteganya ko uzashyirwa mu bikorwa ryari? Okay, murakoze cyane. Ubundi Pi Network ijya gutangira ntabwo yaje ari ifaranga ryihuta ngo umuntu ushaka amafaranga kuyoragura ngo azahita ajyamo ngo ayoragure. Because mining yatangiye muri 2018 mu kwa gatatu ku itariki 14 kugeza n'uyu munsi ngira ngo uno mwaka naho warangiye, tugiye kuzuza imyaka 6 turi gukora mining. Ariko iyo myaka yose ishize ntabwo ari uko bari kubaka Pi Network uburyo bwa mining gusa, ahubwo no kubaka ibyo bintu byose mbona gusobanura mu kanya. Bivuga ngo Pi Network imaze kuba connect ku icyo bita IMF, connect kuri banki zose zikomeye ku isi yose, yamaze kuhuza na Federal Reserve, yamaze kwihuza na HCR, yamaze kwihuza n'imishinga myinshi cyane ibaho inakomeye cyane nimwe tutaba tutanazi. Ibyo byose kwari kugira ngo bubake finance itajegajega kandi idashobora guhungabanya ubukungu bw'isi nk'uko twigeze kugwa muri crisis muri 2008. Ibyo ngibyo rero uyu munsi barimo barahindura Pi Network, kandi ikaba ari igicumbi cy'ubukungu turi kwinjira muri uyu munsi. Ushobora kubyumva ntubyemera, ariko nicyo kintu bayubakiye. Ariko ntabwo ari umushinga wari kuza ngo bubake bahite bawurangiza ako kanya bahite bayaduha, kubera ko iraza kuza idafite n'agaciro gafite aho gahure n'izindi coin zose zigeze zibaho. Yo ubwayo yamaze kuba icyo bita stable coin mu cyo bita AI quantum financial system cyangwa se artificial intelligence, ariko iri quantic. Uvuga ngo agaciro kayo ntabwo ari amafaranga ashobora guhita bavuga ngo reka dushyire hariya, kandi barayikoze itari pump tap cyangwa se volatile hindagurika, ahubwo ikaza ari stable coin. Rero ibyo byose bagombaga kubakana n'uyu munsi birimo biranarangira, ntabwo ari ibintu byaje gutwara iminsi mikeya. Rero mu minsi mikeya mu minsi ishize abadukuriye bubatse n'umushinga ndetse bafatanyije n'abitwa ba developer cyangwa se abagenda bagenda bubaka amakampani ashamikiye kuri Pi Network ndetse n'abapiyoniya muri rusange. Twihaye target twese hamwe ko byibuze bitarenze n'umwaka tutinjiye mu cyo bita open minded launch y'uyu mushinga kugira ngo ube watangira gukoreshwa. Hari condition rero twari dufite twagombaga kugenderaho kugira ngo ibintu bizagerweho. Izo condition umunsi tuvugana ziri hafi kurangira kuri mibare duheruka yagaragaza ko biri hafi kurangira, aho dusabwa byuze miliyoni 15 zakoze KYC. KYC ni ugutanga ibyangombwa byawe, konti ikabiri verifie, ufite aho ubarizwa bakuzi ko nta kibazo na kimwe uzateza mu buryo uzakoresha amafaranga. Kandi hakaba hari n'imishinga byibuza application ijana ikora icyo bita DAOs, decentralized application zibanze tugomba gukoresha muri ubwo buhahirane. Nagiye mvuga harimo n'iyo mpagarariye nazo zagiye zirimo, izo ngizo nazo zirafi kuzura. Ikindi ni immigration cyangwa se abantu babashije kwakira Pi ku ma wallet bashobora kuba batangira gukoresha. Izo condition rero turi kuvugana zirafi kuzura, dutegereje imibare baza kuduha mu kwezi kwa 12 turi kwinjiramo kugira ngo ibintu byose tube twaduhana ngo aho bigeze. Ariko roadmap y'ukwezi gushize kunguko kurimo kurarangira yagaragaza ko kuza kurangira tugeze mu gihe cy'ibibazo n'ibisubizo. Nka community bibaza ku bimaze igihe byubakwa, ibibazo bafitemo babasubize, maze ubundi twinjire mu mbanziriza mushinga no kuduha imwe mu mishinga yiteguye kuba yatangira gukoreshwa. Uyu munsi baduha application yitwa Map of Pi, aho abantu bashyira ubucuruzi bwabo mu buryo buri GPS, Global Position System. Iyo ngiyo ikaba ari map y'isi yose, abacuruzi aho bari ku isi yose babasha gushyiraho ibintu byabo byose, wowe ukaba wayisura ukabona umuntu akaguhahira, noneho uwo muntu nawe mukavugana ukamuhahira. Ingiyi irakora, abantu bagenda bahahirana. Rero bitewe n'agaciro bashaka ko Pi iza kubihagazeho, uyu munsi duhagaze ku bihumbi 314,959 $, kuri Pi imwe. Ako gaciro rero ntabwo bakeneye ko tukajya munsi kuko kamaze no kwemezwa. Ngira ngo minsi ishize bashyizemo muri blockchain ko byibuze buri muntu bitewe n'aho aherereye atemerewe kubikuza Pi ayihindura muri fiat money mu mafaranga yo tuze fiat money ngo n'amafaranga y'igihugu, impapuro n'inote
n'ibiceri atemerewe kubikuza amafaranga ari munsi y'amadolari 10 kugeza kuri 0.8 pi. Izo 0.8 pi zingana $250 by'idolari. Uvuga ngo n'undi ni cya giciro bemejwe $314.9. Ako ngaho ni ku muntu ushaka kuba yakombata amafaranga ayiwabo kugira ngo abakore ibikorwa bisanzwe nyine akoresha amafaranga y'iwabo, ariko wemerewe no gukoresha Pi Network utayivunje mu mafaranga y'iwanyu, aho ukayikoresha mu buryo bwa serivisi ndetse na goods n'ubuhahirane kugira ngo ipayi ibe ifite ka gaciro n'ubundi. Rero umuntu ukeneye kuyavunja n'ibyo ngibyo byose rero bamaze kubyubaka, ngo ndagira ngo nkumvishana umushinga ugeze n'ibyo bari kuduha kugira ngo mve igihe gisigaye ngo umushinga bawurekura wose cyo twakoresha. Byose byamaze gutegurwa ku buryo tudashidikanya ko muri ukwezi kwa 12 tugiye kwinjiramo kuba team cyangwa se abashinzwe kubaka umushinga baza kutwereka ikintu cy'ingenzi cy'uko umushinga ushobora gutangira gukoresha nk'uko yari target mu gihe hatabayeho kondisiyo tudafiteho ububasha. Kondisiyo tudafiteho ububasha ni kondisiyo ijyanye n'ibiza ndetse n'intambara. Umushinga wa Pi Network wundi wubakiwe kurwanya imihindagurikire y'ikirere bitewe n'ibikorwa bikorwa n'imishinga myinshi yangiza ikirere. Pi Network ikaba yarajemo cyane cyane ishingiye ku kintu cyo kuba abaprinting amafaranga cyangwa se kuyatwika byangiza ikirere cyane bikanahenda. Iyo ukaba ari umushinga rero wo kurwanya imihindagurikire y'ikirere mu bintu byose bibaho imishinga yose bayishobora gukora umushinga n'umwe utarimo, kugeza naho bamaze gushyiramo n'amasisiteme ajyanye n'amarobo azajya akora imirimo myinshi cyane hakoreshejwe sisiteme ya Pi Network kugira ngo barwanye ibintu bya byose abantu bakora byangizaga ikirere n'inganda, bakaba bagenda bazishakira indi sisiteme zigenda zikoramo cyane ko nakubwiye ko bishamikiye kuri Starlink satellite y'umugabo witwa Elon Musk. Niwe muntu uri inyuma cyane y'uyu mushinga hamwe na Donald Trump n'abandi bafatanyije mu cyo bita Global Alliance. Ibyo byose rero ni ibindi birebire cyane, ariko Pi Network aho ngo tugeze ku iherezo uko umugabo witwa Donald Trump namara kurahira n'ibindi byinshi biraza kuba byasobanuka nta gihe kirekire gisigaye ngo open mainnet bityo twayibona nitutayibona mu kwa 12 turaza kubona andi makuru hafi aho ngaho, ariko nta wundi mwaka wo ku mining ugihari. Gusa mining ntabwo igiye kurangira kugira ngo n'abandi babyumva batavuga ngo birarangiye. Mining irahari, ariko ikintu kiza guhinduka ni formule twa miningiragamo cyangwa se mechanism yayo baza guhindura ikaza kuba yafata noneho igihe kirekire bakayikubaha, kuko tugiye kuba twakuzura miliyoni 100 z'aba miners bari active munsi ku wundi. Izo nizimara kuzura mining iraza kugabanuka ive aho dusanga turi uyu munsi, uko umuntu ashobora kumininga Pi nyinshi nubwo atari nyinshi, ariko bigiye kugera aho umuntu azajya mininga 0.01 Pi kugeza kuri 0.1 Pi mu gihe cy'umwaka umwe cyangwa imyaka 2. Iyo mechanism ni igiye kugenda tumara kuzura miliyoni 100, kandi tumaze kuba miliyoni 97 zirenga zimininga umunsi ku wundi. Urumva rero Pi Network yari ifite target ko nituzura miliyoni 100 tuzadutangira OM cyangwa se open mainnet, kandi ibyo byose byamaze kugera cyangwa se biri hafi kuzura, akuryo nta gihe kirekire gisigaye cyo kumininga abantu bataratangira kubyaza umusaruro Pi zabo bakoresheje muri rusange. Yego, ariko bwanashaho nk'uko bisobanura wumva ari umushinga rwose usa nkaho ugiye gukiza abantu, ni nako kandi na benshi abantu badukurikirana nabonye basa nkaho bafite izo nzozi, ariko abantu bamwe baribaza bati ni gute urumva nka Pi imwe uko uyisobanura uvuga ko ifite agaciro ka $314 birenga mu by'amadolari ya Amerika, kandi abantu bamaze kumininga n'ibihumbi birenga 5 kugeza uyu munsi wa none bya Pi. Abantu bakibaza bati ni gute ayo mafaranga yaza akajya ku muntu udafite ubumenyi, umuntu nakwita usanzwe ari umukene utaratunga na miliyoni 1. Abantu bakibaza ati ibyo bintu birashoboka cyangwa ahubwo ni igihuha? Ibyo bintu birashoboka cyane ko turi kwinjira mu isi yitwa financial freedom. Financial freedom rero ntabwo ikintu kirimo kiraho ubundi uyu munsi, kugira ngo abantu banabyumve neza, barimo baragabanya ubusumbane
bw'amafaranga mu bantu batunze ku isi yose, ntabwo ari muri payi gusa. Iyo inequality hari rero niyo bari kugenda bakuraho, icyo kintu Donald Trump bura yaje agira ngo akureho kugira ngo abantu bose babashe kuba babasha kuba babaho byiza bafite ibintu by'ibanze mu buzima bwabo bishobora kubabeshaho nta kibazo na kimwe gihari. Ariho umushinga afite witwa Nesara and Gesara. Iyo Nesara aba arimo arasobanura rero ishingiye n'ubundi muri ibyo bintu byose byo gutanga ubwigenge cyangwa se financial freedom mu bukungu, umuntu wese abasha kugira icyo bita access to finance, abashe kubaho neza nta kibazo na kimwe afite. Ayo mafaranga rero ubaye utarayatunze uyu munsi tuvugana ukabyuka usanga muri konti harimo amamiliyari arenga, ngira ngo nakubwiye ukuntu azajya akoreshwamo. Niba ku munsi ufite amafaranga utemerewe kujya munsi mu kubitsa no kujya no gukoresha mu gihugu cyawe, ayo mafaranga n'ubundi ntabwo azatuma uyakoresha uko wiboneye, kuko ntabwo mu kwezi byuze Pi Network yo ifite kuntu yatugeneye tuzadukoresha byuze 250 ku kwezi by'idolari. Ariko ayo mafaranga nanone mu Rwanda ni menshi, ntabwo nta banki yayaguha, ngira ngo urabizi. Urumva nayo ifite imibare y'ukuntu ishobora kuba yakomera kuyabikuza bitewe n'ukuntu imeze. Tuvuge nk'urugero nk'uyu munsi kuri Binance, wenda tukiraho 250 by'idolari uyavunje mu manyarwanda ni miliyoni zirenga hafi 300. Yes. Mu manyarwanda wakomeza. Ayo mafaranga ntabwo banki yayaguha, nayo ifite minimum ndetse na maximum y'amafaranga ashobora kuba yakomera kubikuza. Ibyo byose iyo tubigezeho rundi usanga amafaranga umuntu azajya barimo arakoresha mu buzima bwa buri munsi atari amafaranga ari mu musaze, kubera ko atemere kuyabikuza yose, ahubwo azajya abikuza amafaranga akeneye kugira ngo akore ibikorwa bye ndetse yiteze imbere, ateze imbere n'igihugu cye muri rusange. Ibyo ngibyo rero bitavuze ngo ukibona ayo mamiliyari ku makonti ngo mbere ko uyakoresha ukabikuza ugakora ibyo ushaka. Sino mu Rwanda gusa n'ikindi gihugu cyose yajyamo ntabwo azaba birushoboka ko amafaranga yose yarayakoresheje ngo birangire ngo bimukundire. Cyakora mu kugura serivisi cyangwa se gicuruzwa byo ashobora kuba yakigura, ariko kuvuga ngo arayaretira yashyire kasha yafite mu ntoki agenda yabungana mu ntoki, ibyo ngibyo ntabwo bizaba biri kumukundira. Ahubwo ikintu kizaba gihari nuko azajya akora imishinga migari cyane yubaka igihugu cye kandi kanamuteza imbere, kandi gaha n'abantu benshi cyane imirimo, ariko mu buryo none buri ku murongo nk'uko twatangiye tubisobanura. Pi Network rero agaciro kari kose yaba iriho, tugajya kuri icyo bita ya Pi Network twavuze imanaginga uburyo banki ihura n'abaturage bakagera ukuntu bashyiraho settings zabo z'ukuntu amafaranga azajya akoreshwa mu gihugu kugira ngo birinde ya inflation. Ndumva ko ibyo ngibyo nta kibazo kimwe ashobora kuba byateza, ahubwo wowe bwawe ni wowe ugomba kwishakamo imbaraga zo kugira ngo ubashe kwakira ayo mafaranga atagutesha umutwe cyangwa se ngo atume ukora ibidakorwa wisange uranapfa cyangwa se utanayakoresha cyangwa uranagufunze, ahubwo ukaba uri hano. Niyo mpamvu duhora mu biganiro dutanga igihe cyose tuba turimo turashishikariza abantu kubanza kubyumva no kumenya no kwicara bakabanza bagatekereza neza umushinga muzima bakora ufite inyungu akamaro ndetse nabo ubwabo, aho kugira ngo ubishore mu bintu bitazaba byabagirira umumaro cyangwa se byabagiraho izindi ngaruka. Niyo masomo rero duhora dutanga, ndetse n'abandi bose bashobora kugenda bashishikariza abantu kumva neza ko bagomba kwitwararika ndetse bakagira n'ubumenyi bwo gukoresha n'amafaranga y'ikoranabuhanga. Ikintu cya mbere n'ubumenyi rero no kubanza kubyiyumvamo, maze ukanatekereza n'ikintu wayakoresha kugira ngo ejo atazakubera ikibazo. Yego, wenda tukiri kuri icyo ngicyo arabavuga bati ayo mafaranga ni nko kuyabonera ubuntu. Ese wabwira icyo abantu bavuga ko ibintu by'ubuntu bitakiboneka? Ese koko nawe urumva amafaranga y'ubuntu ashobora kuza akajya kuri konti z'abo bantu bamaze imyaka bamayininga gutyo gusa bakabona amafaranga gutyo batavunitse? Hari ikintu cy'ubuntu kibaho ku isi? Nkubwira ko ano mafaranga Pi Network ntabwo ari ubuntu. Ngira ngo twatangiye tuvuga ko dukora mining. Systeme kuno yubatse ubundi imbere Bitcoin, ngira ngo turabizi ntabwo ya miningirwaga kuri telefone, sinayo gusa n'izindi coin zose zagiye zizaho. Yego.
Pi network niyo ya mbere iri kumayiningirwa kuri telefone. Bahinduye iki rero? Bahinduye ikintu cyitwa consensus trust protocol. Consensus trust protocol ni systeme ya Pi network yo bwayo yubatse ituma abantu babasha ku accessinga ubwo bucukuzi mu buryo buboroheye kuri telefone bafite umunsi ku wundi. Muri iyo mining rero dukora binyure muri iyo consensus trust protocol harimo ikintu cyitwa node. Izo node rero node ni uruhererekane rw'amatransaction cyangwa se nk'umutima wa blockchain utuma hagenda habaho transaction zoherezanya hagati y'abantu ku bandi kugira ngo bagende bubaka uno mushinga. Iyo umaze gufungura Pi network umaze kumininga inshuro eshatu bahita baguha ikintu cyitwa security cycle. Security cycle ni abantu batanu ushyira muri systeme bakumininga ko abantu batanu ntabwo arabujya gushaka ngo binjize, ahubwo systeme yawe ihita ikwereka abantu utunze muri telefone yawe uko bose itokwereka ba mininga ugahitamo abantu batanu. Urugo ruherekana rw'abantu batanu ushyiramo utarenze kubabaza baba barimo barahanahana Pi uko bagenda bamayininga. Ndagira ngo ugenda wumva impamvu tumo turakora ibintu bitari ubuntu, ibintu tumo turana amafaranga atari ubuntu. Urugo ruherekana rw'abantu batanu bari gukora mining muhanahana izo transaction mwe mutanabizi ko irimo biraba. Ibyo ngibyo nibyo bituma abubaka blockchain babasha kubaka ikintu bakagishyira kuri muvuduko bifuza, kuko navuga ko Pi network yo igeze kuri transaction zirenga miliyoni 7 ku isegonda mu guhererekanya amafaranga. Ibyo ngibyo rero twe tutagiyemo ngo dukore mining. Udakoze kuri mining nta kintu winjiza uwo munsi, ntabwo ubona amafaranga wacukuye. Ubifate nk'uko ushobora kujya mu kirombe cy'amabuye ugacukura, wamara gucukura bakaguhemba ugataha. Ahangaha rero iyo uje gucukura ibyo ucukuye biba ari ibyawe, nta wundi ejo n'udacukura ntabwo uzabibona. Rero utakoze ntabwo wabonye ituta hano uwo munsi. Gukora rero no kujya muri telefone ugakirikaho rimwe ukamayininga amano za transaction zigahererekanya abantu bose hirya hino, ugahereza abantu batanu nawe bakaguhereza nawe abandi bagahereza abandi, gutyo urwo ruhererekane noneho bigatuma abari kubaka iriya systeme barimo barayubaka. Icyo turimo turavuga rero ahangaha, umuntu wese utakoze ino mining ntabwo aba azabona Pi, kandi nanone utanayikoze ntabwo amafaranga azizana. Niyo mpamvu ibyo wakoze niko kazi wakoze, ntabwo rero ari iby'ubuntu uba wabonye. Ibyo ari iby'ubuntu wakwicara zikishyira muri konti yawe maze ukagenda ukazikoresha, ariko utakoze ntizajyamo. Urwo rero narwo baduhemba ko twe batwita aba contributeur, kuko rwo twakoze akazi gatuma babasha kubaka blockchain iri ku rwego bifuza. Iyo bataza kutugira twese twanga kuyinjiramo mu gihe cyo twagiye twinjiramo, ndakubwiza ukuri ko ibyo bamaze kubaka uyu munsi nta kimwe baba bamaze kubaka byibuze na 20% baba batamaze kuyubaka, ahubwo babyubatse kubera ko twagiye tuba benshi tukaguka bakabasha kudevelopa ubushobozi bwa blockchain yabo ikarinda igera aho igera kuri transaction zingana miliyoni ku isegonda. Mu gihe Bitcoin yo imwe kugeza uyu munsi ifite Bitcoin ifite transactions zigera 7 ku isegonda. Yego. Ibyo ngibyo rero bituma Pi network umuntu wese wayigizemo, dufite internet tugura buri munsi cyangwa tumayininge, dufite amatelefone tugura buri tumayininge. Umuntu wese wumva ko arimo arakorera ubusa ari ibintu by'ubuntu, uwo nguwo nta nubwo abazikwire kandi kuhereza abona ko atazanazirya kuko nta gaciro azabiha. Ejo bundi bazafunga amakonti imyaka 100. Pi network ikoze ikosa wagufungira konti ya imyaka 100 kuko no mushinga w'uburambe bw'imyaka 100. Uwo nguwo rero undi ejo kuko nimba ko ari iby'ubuntu azazigurisha. Iyo azigurisha bari guteza inflation mu gihugu cy'iwabo, kuko Pi ifite agaciro kenshi, ntabwo ushobora kuyifata ngo igurishe inote y'igihumbi ngo konti ya Stellar iri gukoreba mu kirere ngo iguhereze, bahita bagufunga imyaka 100 konti yawe bayifunga imyaka 100. Rero uwo ngundi wumva ko ari iby'ubuntu, n'ubundi niba abandi batazanayabonaho umusaruro burya ako babihaye agaciro bakamenya ko atari iby'ubuntu, bakamenya ko bavunitse, abo ngabo bazabasha no kugera n'ubundi ku iherezo bakabona benefit bahananiye imyaka igera kuri 6 tumazitumanye. Tuki kuri icyo naho zinumva ko ngo Pi network ingwarano bazigura igiciro, numvisha abantu benshi bavuga ngo ni 800 Pi imwe ku mafaranga 800 y'amanyarwanda. Ese ibyo nibyo? Ese barazigura bakazihanahana gute? Ushaka kuyohereza ivuye ku muntu runaka ikajya ku wundi mu buhe buryo? Dusobanurire ibyo abo bantu bari kugura izo Pi network niba hari icyo biziho. Kugura Pi network ubundi ni icyaha gihanwa n'amategeko. Amategeko yahe? Amategeko ya Pi network. Bagwanisha. Okay, komeza uvuge, komeza tubwire.
amategeko ya Pi Network kubera agaciro ifite ntabwo wemere kuyigura cyangwa kuyigurisha. Iyo ukoze transaction iyo ari yo yose bakaguha amafaranga mu ntoki cyangwa kuri telefone, konti yawe iba yamaze gutikingwa ikagaragaza ko yakoze yisha amategeko. Ejo bundi na konti barayibaninze imyaka 100, bayifunga imyaka 100 kubera ko niyo late niyo myaka mikeya yibuze umuntu bagena ko yakabaye ari kubaho mikeya ku muntu wapfuye akenyutse. Rero Pi Network igisekuruza cyawe kigomba kuba cyayirya ibyuze imyaka 100 n'abazagukomokaho mukabasha kuyirya wowe n'abana bawe ndetse n'abuzukuru bawe, ubwo bivuze ngo bihita bigera mu myaka 300. Rero iyo ugurishije Pi Network uba ugiye kwica ubukungu bwo mu gihugu cy'uwanyu. Impamvu navuze ngo ni amategeko burana leta ishaka yaguhana, kubera ko ukimara guha umuntu Pi, tuvuge nk'umuntu akaguha nk'ibihumbi 10 ukamuha Pi ibyo bihumbi byose ukazimuha kuri konti ye, uwo muntu ubuzihaye aba afite amafaranga atigeze aruhira kandi aje kwangiza ubukungu bw'igihugu, kuko navuga ko Pi iri connected na buri digital currency ya buri gihugu. Central Bank ya buri gihugu yose igomba kuba yaba connected kuri Pi Network binyuriye mu cyo bita Federal Reserve ndetse na BIS. Ibyo bigo byose bishinzwe finance ku isi yose ibiri connected kuri Pi Network, akubyo bibasha kubona historique ya buri bank yose, amafaranga izajya ikenera kwakira ndetse nayo ikenera guha abantu n'uburyo yakoreshamo. Rero amakuru yabo yose baratureba bashyira muri cyo bita quantum financial system muri Pi Network, ku buryo rero iyo ufashe amafaranga y'igihugu cy'uwanyu inote y'igihumbi ukayiguramo Pi imwe, kandi Pi imwe bayiha agaciro kangana kuriya, ukayaha uwo muntu utarabiruhiye utafite n'amakuru y'iki, kuba team ihita iguhana ikaguhana imyaka igera ku 100. Uburyo bazigurishamo rero twese abantu bamayininze hari igihe bageramo Pi zabo bakazibaha ku ma wallet yabo bakora icyitwa migration. Iyo Pi zigeze kuri wallet yawe wakoreye migration, uba warasinye n'amategeko avuga ko ugomba kuzajya uyikoresha. Ibyo ngibyo byose iyo bimaze kuba utegereza iminsi 14. Iminsi 14 iyo ishize utari warakoze icyitwa lock up cyangwa se waragize compte bloqué, zimwe muri zo hari zifunguye, uba wemere ko wazikora transaction. Ariko hari transaction zemewe n'izitemewe. Transaction zemewe rero ni up to pioneer, no kuvuga ngo ndigiye mfashe Pi zanjye ngiye nk'umupioneer nkajya muri application nkajya guhaha, nkajya gura service cyangwa se product, cyangwa se hakaba indi yitwa up to hari pioneer to up na up to pioneer. Igera no ngiye muri application nkagira ibyo nkoramo, tuvuge ni nk'ama game akampemba Pi, iyo ngiyo ni transaction yemewe. Indi yemewe yitwa peer to peer, pioneer to pioneer, aho abapioneer bashobora guhererekanya bagahererekanya Pi mu buryo busanzwe. Ubwo buryo buremewe. Ariko itemewe nuko wafata Pi ukajya kuri crypto exchange yare yose ukayivunjamo na Pi. Iyo ngiyo ntiyemewe. Kuba wafata Pi ukayivunjamo mu buryo bw'isezerano, uvuga ngo ngiye bumpaye ngo nzakuha amafaranga igihe iki kigera, ubwo buryo nabwo ni bwemewe. Cyangwa se gufata Pi ukayivunja muri fiat money. Iyo uvunje muri fiat money nibyo navugaga, uba uteje ikibazo cy'ubukungu ushobora kuba bwagwa hasi mu gihugu cy'uwanyu, kubera ko ufashe iya mafaranga ugura ifaranga rifite agaciro kari hejuru cyane, uyahaye umuntu uzakoresha mu bikorwa bitemewe n'amategeko, kwa team ihita igufunga. Kugira ngo bazikurikirane izo transaction nk'uko nabikubwiye, harimo amasystem bagiye bubakamo atuma ubasha kuba wagaragara ko wakoze transaction. Harimo nkitwa bundle ya Kiyamaka bubatsemo ibasha kuba yagaragaza ko wakoze transaction. Ariko nitunagaruka ku cyo bita Stellar Starlink satellite, y'ubwayo ibasha gufata amafoto agera kuri miliyari 3.5 iza payment mwakoze. Niba ngewe nguhaye Pi mu ntoki za kuri wallet yanjye, warangiza ugahita unyohereza amafaranga kuri sim card yanjye,
twese iyo wallet wampaye yakiriye nanjye yangiye kabara kintu ko twatamuse ikintu cyo KYC uvuze ngo twashyizemo amarangamuntu yacu ibyangombwa byacu twashyizemo rero ni nabyo bibaruye kuri za simukadi zohererezanyije amafaranga ID yacu deja bamaze kukubona iyo konti bamaze ari uwaguze n'uwakiriye n'uwagurishije bose bamaze kugaragara hariya ushobora kuvuga ngo reka nziguhe ngo ariko ngo tuzahurira ahandi hantu ngo ikindi gihe ngo nzayaguhe aho tuzahurira hose ukaba amafaranga mu ntoki ino systeme ya Pi Network yubakiye kuri global position and system ahantu hose mfite telefone yanjye inkabandi kumwe nayo bigaragara ko ahantu hari Pi Network niba dorekanye amafaranga bivuze ngo iyo satellite yamaze no kudufata ayo mafoto kuko nawe kwifata amafoto agera kuri miliyari 3.5 ya payment nuvuga ngo ayo mafoto yose satellite bafite ku buryo kuyahuza bagaca babona ko umundi muri kwishyurana amafaranga mwigeze kugurana kera mwigeze gukora transaction amafoto barayahuza bagabona mu cyo bita artificial intelligence yayo ishinzwe ku managing icyo bita facial recognize ikabasha kugaragaza ko ndi wakoze ayo makosa rero umuntu wese ugura Pi wese konte ye izafungwa imyaka igiriye ku 100 ndetse n'izindi zifungwe burundu byiteka kuko nicyo gihe turi kwinjiramo mbere yuko twinjira muri open mainnet iyo myanda yose bazabanza bayikuremo y'ibintu y'ibikorwa bitagenze neza byose maze bafungure bahe Pi abantu banyabo bizewe hubahije n'amategeko ya Pi Network ari mpamvu n'ubwenge umuntu wese ubikoza ahanwa n'amategeko ya Pi Network ntabwo rero kuzigurisha byemewe barabikora turabizi ariko natwe ubwacu iyo tubonye iyo wallet yabikoze tuhita tuyifata tukayireportinga tunyuze ku cyo bita pinet.trade iyo pinet.trade ikwemera kuriportinga wallet yari yose ifatwa nka scammer yaguze Pi z'uwari wese maze akazategereza kubona ibyo bazamukorera niba koko babonye koko yabikoze ibyo bintu shawo mutuganiriye neza kandi ugeze neza kuduha umwanya wo kudusobanurira ariko ntabwo ari aha birangiriye ngira ngo tuzajya dukomeza tugende tuganira ari nako nyine dusaranganya ibitekerezo dusaranganya amakuru ariko ntabwo nakurekura nakubajije icyitwa blockchain uburyo iyo bavuze blockchain mu magambo make wowe ugisobanura gute blockchain ubundi ni ikintu bidufasha gukora amatransaction block bivuga iki bivuze ko block ni akantu kamwe kaba kabitse amakuru y'umuntu ku giti cye ariko gafite chaine ijyana ku yindi block nuvuga ngo ifasha gufata amakuru amwe ikatransfera ku yandi makuru ariko urugurekane rw'izo block n'izo chaine biri aho ngaho ntabwo block imwe ibibitse amakuru yuzuye kugira ngo hatabaho ikintu cyo kwibuka block ibika amakuru yawe nka 5% by'amakuru yihaye andi ikayashyira mu yindi block andi ikayashyira mu yindi block ku buryo niba abaskama barabashije kuhakinga block ya mbere itanga amakuru kuri za block sindi zitagada zikaza umutekano zikaba icyo bita crypted kurushaho kugira ngo umuntu atabasha ko yakwiba block rero ibasha gukorerwamo transaction z'ukuntu wakira n'ukuntu wohereza amafaranga yawe yose uruhekano rw'amafaranga ku currency ubwo niyo turavuga amafaranga adafatika abasha kuba yanyuramo block rero ndetse na blockchain ibyo bintu uko biri iyo block ndetse n'iyo chain iyo bifatanije byose hamwe bibasha kumanaginga amafaranga ndetse bikanabara igiciro cyayo uko kigenda gihindagurika umunsi ku wundi bitewe nuko ifaranga cyangwa se isoko rihagaze uwo munsi rero blockchain icyo kintu cya mbere umuntu aba akeneye kugira ngo abashe kubika amakuru y'amafaranga yingira ngo amafaranga bari mu mibare ntabwo bari mu mafaranga afatika kandi tuma ubasha no kubika n'ibindi bitari amafaranga n'ibindi byose ushobora kuba wabika muri block ushobora kubikamo imitungo kamere yawe gold zahabu n'ibindi bigiye bitandukanye ndetse n'amavuta na oil abantu ba trading ibyo byose barabizi ariko ukabasha kumenya agaciro kabyo ko gahagaze umunsi kundi ko kagenda gahindagurika kaguye cyangwa kamanutse kagize kikazamuka ibyo ngibyo blockchain ibishingiyeho kandi ikaba ibibikiye ahantu hawe
ku giti cyawe kandi none mu kirere ari uruhererekane gusa arwoma block agiye atandukanye agenda ahanahana amakuru umunsi ku wundi ku buryo nawe ubasha kwinjiramo ukabimenya. Iyo utazi kuyikoresha rero uricara ukabanza ukayiga, wihaye kuyikoresha akenshi urashya cyangwa se urahomba kuko ubundi ukifungura bahita baguha ID yawe ariyo yitwa passphrase, iba ari amagambo 28 cyangwa se amagambo 12. Iyo ngiyo yataye none twatangira mbere tuvuga ko amafaranga uba uyihariwe wenyine ku giti cyawe nta wundi muntu n'umwe uyafite access, nukuri wenyine ufite ayo magambo 28 atuma winjiramo. Amagambo utafite rero iyo yatakaje nta wundi muntu yaguha. Dufite ama wallet abiri, hari ama wallet yitwa custodial wallet tukagira na non custodial wallet. Iyo blockchain rero iba ari non custodial wallet. Bishatse kuvuga iki? Non custodial wallet ni ikigo, reka tuvuge ko ari ikigo kikubikira ubutunzi bwawe ariko kitabukubikiye ahubwo kikaguha aho bubika, waramuka uhatakaje ntuzajya kuba ikibazo ko bidasigara muri sava zabo. Bivuga ngo baguha ahantu bishyira ariko bakaguha imfunguzo zawe zikaba generated ako kanya urimo urazikora, zikikora ari amagambo arenga 28 cyangwa 20 cyangwa 12 akivana mu magambo bateganyije arenga amamiliyari n'amamiliyari igakora amagambo 28 agahita akugeraho adasigaye muri sava zabo. Iyo ngo yitwa non custodial. Iyo uhombye urabyimenyera, nta wundi muntu ujya kubaza ngo mwampaye ya magambo. Yitwa rero custodial cyo ni nk'urugero, ni nka banki burani custodial aho ishobora kuba yakubikira amafaranga, ejo bahura n'ikibazo nk'umujera yabiba, banki ikaba yayagusubiza ikabyirengera kuko yari yabitse wabo, ntabwo yari yabitse wari uyibikiye mu mitamenwa yawe. Rero ibyo uko ari bibiri rero blockchain yishingiye ku cyo bita non custodial wallet, aho ugomba kwimenyera umutungo wawe uruka byimenyera, ntuzagira uzagaruka kubaza kuko niwe nyine uba warabibikiye rero rusange. Ibyo ngibyo biri crypted rero blockchain cyo kintu idufashamo kugira ngo tubikurikirane neza tunabibike neza, ariko bigasaba kubanza kumenya uko ikoreshwa. Aya nabyo turimo turavuga by'ubumenyi uba ugomba kubanza kumenya mbere yuko winjira muri ibyo bintu ngo ubashe kubikoresha. Yego, turagushimiye cyane rwose ku bumenyi cyangwa se ku makuru ugenda udusangiza. Reka rero tugushime, wenda ubutaha tuzaganira ku bindi bifitanye isano n'ikoranabuhanga. Ngira ngo hari icyitwa web 3 tutaganiriyeho ariko nacyo gifite amakuru menshi agishamikiyeho. Ngira ngo ntabwo twaganiriye ku byitwa CBDC, iyi Central Bank Digital Currency nayo igiye kuza, ndetse na leta y'u Rwanda binyuze muri banki nkuru y'igihugu yahoze iduha amakuru kuri iki. Ngira ngo ni byinshi cyane tutaganiriye bitewe n'umwanya tuba dufite utari mwinshi, ariko reka tugushimire hanyuma dukomeze twifurize kugira ibihe byiza. Wagize neza. Murakoze cyane, ni mu general tuzongera tuvugane nta kibazo. Murakoze cyane Shaom. Yego. Yes. Nganguko rero uyu ni umwe mu bantu bazi ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'imari ndetse n'ishoramari rikorerwa mu ikoranabuhanga. Kugira ngo twaganire byinshi, ari nako kandi n'undi wese wumva hari icyo yadusangiza, yumva hari ubumenyi afite yaduha, tuguha ikaze hano kuri PNM Africa kugira ngo nawe ujuza tuguha umwanya ugira ibyo uganiriza abadukurikiye, ndetse kandi ari nako dufasha abantu kugira ibyo bunguka mu bumenyi bugamije kubafasha gutera imbere kurusha uko bakomeza kuguma mu bimeze nk'igicu cyangwa se nko mu icuraburindi. Tugomba kubaho umucyo ku bintu bimwe na bimwe bihari bivuga ku isi hirya no hino, ari nako kandi tubafasha gukomeza gufata ibyemezo bigamije kubateza imbere, aho kugira ngo mugende mugume mu bantu b'abatekamutwe cyangwa se muhure n'abantu batabaha amakuru ya nyayo. Tuba twifuza kugira ngo tugire icyo tubafasha kugira ngo namwe ufate imyanzuro ifatika cyane cyane mu bukungu ndetse no mu bucuruzi, cyane cyane icyo tugamije. Kugira ngo reka tubashimire mwese kuba mwakomeje kubana natwe, hanyuma icyo nababwira nuko mbifurije amahoro n'amahirwe. Hanyuma rero muhaye muronke aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu. Iyi ni PNM Africa, no kugera hano kuri subscribe bagana hasi hari akazogera, ariko kandi bakunze ikiganiro ugisangize inshuti n'abavandimwe kugira ngo babashe kumenya byinshi. Reka tubashimire, mukomeze mugire ibihe byiza.